gusomana igikorwa gikorwa n'abantu babiri ndetse uramutse uvuze ko wisoma wowe ubwawe mu buryo bwihuse kandi buziguye cyane. Buri muntu ukumvishe ubivuga gusa yagusobanuza byinshi kuko ibyo waba uvuze nyine ntibyaba byumvikana neza. Ese muribuka mu biganiro by'ubushize ubwo twababwiraga uburyo bwiza bwo gusomana? Ninde watekerezaga ko icyo gikorwa buri gihe iyo umuntu agikoze hari impinduka ziba mu mubiri we kandi nziza? Nk'uko byakorewe ubushakashatsi n'inzobere mu bijyanye n'umubiri w'umuntu ndetse n'imitekerereze ya muntu, igikorwa cyo gusomana kigira ibyiza byinshi cyane ku bari kugikora muri uwo mwanya. Nitwa Samuel Mugisha, mureke tuvuge kuri iyi ngingo kuri uyu munsi. Ese gusomana iki gikorwa gikorwa n'abantu bamwe buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi ndetse buri mwaka. Ese abo bantu ni ibihe byiza bungukira muri iki gikorwa cyo gusomana? Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi, ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho ku bufatanye n'iyi channel ya Dore Montagne. Akaba ari nayo mpamvu niba ari ubwa mbere tubanye muri ibi biganiro byacu, manuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse subscribe, ubundi uhakande tujye tubana muri gihe mu biganiro byose tugira. Ikaze mu kiganiro. Igikorwa cyo gusomana kigira ibyiza byinshi utakeka ku mubiri. Ibi byose tugiye kuvuga muri iki kiganiro ni ibikubiye mu bushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu mitekerereze ya muntu ndetse n'inzobere mu mubiri w'umuntu. Byagaragaje ko gusomana byongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ubu ni ubushakashatsi bwakorewe ku bagore batwite, aho bwagaragaje ko iyo umugore akunda gusomana bituma ubudahangarwa bwe bw'umubiri bwiyongera cyane, bityo bikarinda umwana we kuba yavukana ubuhumyi ndetse n'izindi ndwara umwana yakwandura nyina aramutse amutwite. Gusomana kandi bigabanya ibinure mu mubiri nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu benshi bwagaragaje ko iyo usomanye nibura umunota umwe gusa, uba ugabanyije ibinure kuva kuri kalori 2 kugeza kuri kalori 6. Ibi ni ibinure watakaza nanone ari uko nibura wirutse iminota 30 yose urimo wirukanka udahagarara. Gusomana nanone biri mu bikomeza imikaya yo mu isura, ibi twita muscles mu rurimi rw'icyongereza. Igihe cyose uri gusomana, igice cyawe cyo hejuru, iki twita umutwe, nicyo gikora cyane. Ubushakashatsi bwerekana ko iyo uri gukora iki gikorwa cyo gusomana, imikaya 30 yo mu isura yawe ikorera icyarimwe. Ibi ntabwo bijya bipfa gushoboka hariho hose. Gusomana kandi bigutegura neza igihe cyose ugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gusomana mbere yo gukora iki gikorwa bigutegura neza haba mu mutwe ndetse no ku byiyumviro by'umubiri wawe. Ibi bikaba bituma uwo mugiye gukorana icyo gikorwa umwiyumvamo cyane. Gusomana kandi biruhura mu mutwe, ibi twita relax. Ubushakashatsi bwerekana ko iyo uri gukora iki gikorwa mu mutwe hawe haruhuka cyane ndetse n'umubiri wawe ukumva umerewe neza cyane ndetse ukumva nta muvunane ufite muri wowe. Ibi bikaba bituma umuntu uri gukora iki gikorwa cyo gusomana gusa yumva yaruhutse mu mutwe. Ubushakashatsi bwakomeje bugaragaza ko gusomana birinda indwara zo mu kanwa. Wise wibaza uti gute? Gusomana bituma uri gusomana asohora amacandwe, ibi turabizi. Bikaba birinda kuba wakumagana mu kanwa ndetse bigatuma uyu mwuka duhumeka mwiza witwa oxygen urinda ko mu kanwa hawe hahumura nabi, ndetse bikaba byarinda amenyo yawe ko yakwangirika. Igikorwa cyo gusomana gishobora gutuma umenya umuntu ugukunda bya nyabyo. Igikorwa cyo gusomana gishobora kuba intandaro yo gukundwa cyangwa se kwangwa n'umukunzi wawe. Wise wibaza uti gute? Igitsina gore akenshi kigendera cyane ku buryo umugabo asomanamo
cyangwa se uburyo iminwa y'imuryohera ndetse n'uburyo imugaragarira kugira ngo umugore abe yakunda umugabo. Aha niho kenshi usanga byabaye intandaro yo kuba wakwangwa cyangwa se wakundwa n'umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe kubera iminwa yawe gusa. Gusomana kandi byongera kwiyumvanamo hagati y'abakundana. Mu magambo yoroshye byongera urukundo hagati y'abakundana. Abakundana bakunda gusomana bibafasha cyane kwiyumvanamo. Akenshi ugasanga aho umukunzi wawe ari uhise umukumbura, nyamara kandi byashoboka ko aribwo mwari mugitandukana. Bityo rero gusomana byongera urukundo hagati y'abakundana. Ese ko tubonye ibyiza byo gusomana abantu benshi bunguka iyo babikoze, nta bibi byaba bitugiraho igihe cyose tubikoze? Tubararikiye kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha. Ni nangahe nsoreje ikiganiro Menya Byinshi cy'uyu munsi. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Niba ushaka kuzajya urabona ibindi biganiro nk'ibi, kora subscribe kuri iyi channel ya Tele Montagne, ubundi tujye tubana mu biganiro byose. Nitwa Samuel Mugisha, ndabashimira.